n'iki wabwira abo bakobwa? Sha ikintu cya mbere nababwira ubwo kuranje yigeze kumbwira ngo yakirigiswe na benshi namenye bamusekeje. Ibyo byo nibyo turahuze abantu batanu kandi igihe uryamanye n'uriya nuko nundi kugera kuri batanu. Yego. Kandi utwahinda tangiye gutekereza ninde waneye cyangwa mu kanya ukandura indi ndwara nka sida n'ibindi byanduye mu mibonano mpuzabitsina. Yego. Ukaba wajya kwivuza ariko kubera ka kavuyo ntiwongere ngo umenye ngo ninde wanyanduje ngo umenye uko uri mu mwirinde. Ibihe byiza kuri wabashe gukora subscribe kuri Shenge TV, mwifuriza kumera neza ahantu uherereye hose, kandi nkushishikariza gukora subscribe nawe utarayikoze, kandi nawe wayikoze n'ufungura inzogera no gukoraho ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubona notification. Murabibona rero kuri kamera zacu dufite umukobwa mwiza cyane, mvugira ngo mwiza Mwiza. ni mwiza cyane kabisa, kuko muri kubona ko ni nka bya bintu byavuga ngo umuntu araseka amasaro agaseseka. Nawe wari uzi ko ariko bimeze se? None se kuki uri mwiza? Nicyo kibazo mpereyeho. Baje ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo uzi impamvu uri mwiza, ariko wari ubizi ko uri mwiza. Nabwibaga. Okay, noneho banza usuhuza abantu ba hano kuri Shenge TV, noneho ubundi tunabaha ikaze tubone kwinjira mu kiganiro. Ndabasuhuje, nitwa Kundwa MS Covia. Nishimiye gukorana ikiganiro namwe. Ko witwa neza se kandi? Urakoze. Ampaye nkareze, ibintu byose ni byiza, wambaye neza, usa neza, amazina n'iki ibintu byose ndi kubona ari fresh. Urakoze cyane. Umeze neza ariko? Umeze neza. Mu buzima busanzwe nta kibazo? Nta kibazo. Okay. So noneho ntago turatindira abantu cyane, kuko hari ukuntu umuntu aza agatinda mu magambo cyane, ariko twe turakubita tubangura. Yego. Gukubita tubangura nyine ubwo urabyumvura umuntu mukuru. Wifuje ko waganira natwe rero turabikwemerera, ubu niwo mwanya wo kugira ngo twiganirire. Yego, murakoze. Waba ufite inkuru ushaka gusangiza abanyarwanda, nta kibazo turayibasangiza. Hari igihe nyine nk'umuntu aba yarahuye nk'ibibazo cyangwa yarahuye n'ibintu byiza, ni ibintu byinshi nyine umuntu wese yakicara akaganiriza abantu. Cyangwa se hari n'inkuru umuntu aba afite, noneho kugira ngo n'umuntu abashe kuruhuka akabasha noneho kugira abayiganiriza. Ni ikihe kimwe muri ibyo tugiye gukora rero? Ikintu cya mbere ngiye kubabwiraho ni ikintu cyambayeho mu buzima ariko cyanambabaje. Ako kantu wageze kukambwira, turaje twinjire mu mwandiko ubundi nanjye uhite Yego. umbwire ukuntu ibintu byagenze gute rero. Akanjye nifitiye amatsiko kuri iyo nkuru yawe, twagiye. Ikintu cya mbere cyambabaje mu buzima bwanjye. Umbwire n'icya kabiri cyakubabaje, kuko uhereye ku cya mbere. Icya mbere cyambabaje ni urukundo ninjiyemo, kandi ari n'ubwa mbere ndwinjiyemo. Ariko ikintu cyambabaje cyane nuko ari ubwa mbere rwinjiyemo nkahita nanarubabariramo. Urukundo nanone ruragarutse. Yego. Turaza rero kubyinjiramo neza, tubinonosore ukuntu winjiye mu rukundo. Ariko ntabwo ari ubwo bwa mbere wari urwinjiyemo. Ni ubwa mbere, kuko nibwo nari nkiva mu ishuri. Nibwo wari ukiva mu ishuri? Yego. Wari wasoje amashuri cyangwa n'iki? Scovia, none se hashize nk'igihe kingana gute utandukanye n'uwo mu boyfriend wawe? Nakubwo ni umupapa. Amezi nk'atanu. Amezi nk'atanu? Yego. None ndumva ari na vuba. Ni vuba. Nyuma yaho umaze gukundana wenda n'abahungu bangahe? Nyuma yaho mu mezi atanu nyine atambutse. Ni umwe gusa, ari we tunari kumwe kano kanya. Munari kumwe? Yego. Sure? Yego. Sure? Yego. Okay, ubwo hari ibintu nyine n'iki ubu udashatse kubwira abantu, cyangwa tubivuge nabyo? Oya, tubyihorere. Okay, uwo umwe se we ubona gukunda cyangwa nawe ubona ameze nka wundi wa mbere? Uriya muhungu yatumye nako umugabo yatumye nera abasore bose icyizere. Yego. Gusa
uko nagerageza gukundana nabo nyine ntabwo nshobora kukwizera nk'uko nizeraga uwo wa mbere. Muri make nyine icyizere cyamaze kuyoyoka, cyamaze kugenda pe, gusa ntabwo namwizera nk'uko nizeraga uwo nguwo wa mbere. Okay, none se mu mezi 5 atambutse watubwiye ko watandukanye n'umu boyfriend wawe mu gihe wari wamenye ko ari umugabo. Yego. None se mu myaka 3 mwakundanye, bya bintu nyine dukunze kwita wagwana, tubwire. Sorry nyine mbivuze muri ubwo buryo kubera ko ugiye kutubwira. Sikovi, hano inyuma hari umuntu arasetse, nanjye nyine tumuseke cyane, ariko nta kibazo turakomeza, nta mutima mubi. So Sikovi, n'abantu bari gukurikira Shenge TV muri hangana ho gato, inyuma hari habaye akabazo kari tekinike ho gatoya gatuma twishima natwe tujya tunyuzamo tugaseka. Twari tukikomereza. Sikovi, mu myaka 3 wakundanye n'uwo mu boyfriend wawe, wagwaniza habayemo n'izingahe? Waye icyo gisubizo nkazakigusubiza ubutaha. Tubwire, kubera ko buriya wasanga impamvu mwatandukanye. Yego. Sinayimenya kuko ntayo watubwiye. Niyo watubwiye yuko ari uko wamuvumbuye ko afite abana n'umugore, ntago watweretse factor kuko ngo tuzibone ko uwo muntu ari cyo kibazo yateje. Ariko rero nawe wabanza ukatubwira nyine kugira ngo twumve nyine inkuru yawe neza, tumenye ngo byari bimeze gutya, ibyishimo byabayeho nibi, ingaruka zabayeho nizi, tukamenya ngo ese Skovia niba yaraje kugira nk'akabebe n'iki nyine tukabimenya. Akabebe ko ntago nigeze nkagira. Ntago wigeze ukagera. Yego. Ariko wagwanizo zarabaye. Ntago byabura. Nka 15 mu mwaka? Rimwe gusa. Rimwe mu myaka 3? Yego. Aya, have witubeshye. Rimwe. Oya. Nukuri ni rimwe. None se akabazo k'amatsiko. Yego. Ubwiza bwawe bwo ntago tubugarukaho buragaragara. Buriya nko mu cyumweru ubwirwa n'abahungu bangaye ko bagukunda? Okay, ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Se ukunda gutembera se? Abo benshi cyane se abo wemerera ni bangahe? Abo wakanira iki? Bemerera se ko ndi mwiza cyangwa? Oya, kubahereza nyine urukundo baba bagusabye. Ubwo umuntu nahereza urukundo n'undi mfite boyfriend ubu ngubu ninde? Oya, ariko abakobwa b'iki gihe turabazi. Musigaye mugira umu boyfriend, reka tubite abakunzi. Umukunzi wita ku bijyanye n'amavuta yo kwisiga, abajyanye na twa tuboro tw'imbere, twa tuboro naringiye kuvuga ariko ntavuze nawe uzi. Hari abajyanye no kwita ku bintu by'imirire, kwishyura inzu, gusohoka. Muri make wowe kuba ufite umwe urumva bitakubangamiye cyangwa arabikora byose? Shangiye ngira ngo n'impamvu uwo ngo twatandukanye nkababara cyane nuko nyine ngiye mu buzima bwanjye ntabwo nkunda kujarajara. Yego. Nkunda gukundana n'umuntu umwe tukagendana gutya. None se niki wabwira abakobwa bameze nyine nk'uko kuntu twavugaga? Urabona umukobwa bagomba gutekereza ko agomba kuba afite ba boyfriend bagera muri 5. Yego si bose ariko abenshi barabitekereza. Niki wabwira abo bakobwa? Ikintu cya mbere nababwira, ubwo kuranye yigeze kumbwira ngo akirigiswe na benshi namenye bamusekeje. Ibyo byo nibyo turahuje. Abantu 5 kandi igihe uryamanye n'uriya nuko n'undi kugera kuri 5. Yego. Kanya utwaye inda, utangiye gutekereza ninde waneye, cyangwa mu kanya ukandura indi ndwara nka sida n'ibindi byanduye mu mibonano mpuzabitsina. Yego. Ukaba wajya kwivuza ariko kubera ka kavuyo ntiwongere ngo umenye ngo ninde wanyanduje, ngo umenye uko uri mwirinde.
Okay, iPhone 16 yamaze gusohoka. Hari abakobwa bamwe na bamwe nabonye bahiye, nyine babandi bafata igihe n'igihebeba. Wowe n'icyo uri gutekereza kuri iPhone 16 cyane ko ngo nyine ngo abantu benshi bari kugerageza ngo niyo yaba ari umubiri wabo bawutanga, ariko nabo bagatunga iyo telefone ya iPhone 16 yasohotse. Wowe n'iki nyine cyangwa ntago ujya ukunda gutunga ama iPhone? Njye ntabwo nkunda gutunga izo telefone. Yego, ubundi se wageze utunga iPhone se? Nayitunzeho. Gusa wayiguriye? Katubwire neza. Nshiri wanje. Nasi. Narimbajije nyine ibintu. Nyine impamvu nayo nkubwiye ngo narimbaje ibintu nsa nk'ubizi. Yego. Turabizi neza ko abakobwa bafite ama iPhone none aba narenze cyane. Akenshi turabizi ko baba bageze. Hari ukuntu biba byagenze kwaje kwa plan abasore nabo bakayagura. Then nta nubwo akenshi ari n'abasore nabo babosi nyine baba baragize amafaranga, ariko nyine nawe urabyumva akantu kavuta uti ko ntabwo kajya kabura muri ibyo bikorwa. Ndabeshya. Njye impamvu rero nkunda gukundana n'umuntu umwe nuko nyine mba nabanje no kumureba tu nawe hari umuntu icyo nashaka cyose yakima. Yego. Okay, gusa rero twazongera tukanaganira nyine urabona ko buri kugenda nyine bubasha kwira. Gusa ariko nk'icyo nge nawe twabwira nk'abantu bari badukurikiye cyane cyane nk'urubyiruko, twakirinda nyine kubona ishtamba tugata ubwo twambaye, noneho tukabasha kumenya ibyo tubasha gukunda n'ibyo tutabasha gukunda, tukamenya ibyo tubasha kwiha n'ibyo tubasha kutiha, kandi tugakora ibyo bintu tukazabyiga. Cyane cyane nyine urabizi nako tubivuze nyine ntago twanabisoza, twese tubizi tuba turi abajene. Ubwo rero dusoza wagira nyine ikintu ubwira abantu tugata dusoza, ariko iyo nkuru yawe ntago tubashije kuyiganiraho neza kubera iki. Yego. Next time nyine uzagaruka hano kuri Shenge TV. Yego. Kongere tubiganireho neza. Yego. So ngogira ikintu ubwira abantu ba hano kuri Shenge TV noneho duhita dusoza. Shambere na mbere icyo nabwira abana b'abakobwa nujya gukundana n'umuntu ibanda checking neza pe. Yego. Umuntu atazakubwira ngo sinshaka kunsura ngo ubundi nugute umuntu akubwira ngo sinshaka kunsura ntabwebe. Si nk'ibyo byose se? Yego, banda checking neza umenye umuntu ugiye gukundana nawe nkuko nari mbivuze se azajyama icyo nshaka kindinda kujya kujarajara aho hanze. Yego. Yego. So ubwo rero urumva ko niyo nama ubashije kubagira, ubutaha tugomba no kubagira n'izindi nama bitewe n'ibyo tuzabona tuzaba turi kuganiraho cyangwa se n'ibyo tuzaba twahuye nabyo mu buzima, kuko buri wese aba afite experience aba afite mu buzima bwe. Yego. Sibyo? So abantu rero mwari mudukurikiye mwakoze cyane, reka tubabwire ngo ikiganiro cyacu ntakagaruka. Kora subscribe niba utarayikoze, ufungure n'inzogera kugira ngo ujye ubona notification uko dushyizeho ikiganiro. So bari bamamagayeho gato. Ikindi nuko nababwira ko mushobora kugera kuri Instagram ukandikamo Fizz TV, ukaba wamufollowinga, ukaba wajya kuri TikTok ukandikamo Fizz TV naho uramubona, niyo wakandikamo Nyamunini wamubona, niyo ubundi ku muntu uzi Fizz ahantu hose ukigeramo gasacinga Fizz Nyamunini cya Fizz TV ahita azamo. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe, turabakunda cyane. Murakoze.